byose mwize tugusezeyeho twiringiye yuko mu muzuko w'abizera tuzabonana nawe amen. ubirwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza n'icyubahiro. Uruhukire mu mahoro, Uwiteka akwakire mu bandi. niba abapasitori barangije basaba idamu uyu mufate mama ufate umukomeze Sari babyeyi ba mayini uzari tero munezero mw'isinde umushyitsi sinzayihora kuko nzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana niyo nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma. Iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora unengera. Iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si urundengera. Ntugenze utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho patagipfa nibwo nza kumenya ukunze mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana niba nza kumenya ukunze mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana. Mbese tuzahurirayo kuri wa mugezi mwiza uca mu ijuru hagati uva ibwami ku Mana yacu. Koko tuzahurirayo
tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu umugezi ingano iteka inzingizika byose koko tuzahurira tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu koko tuzahurirayo tubonane n'abera ku mugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana yacu. Murakoze, reka dukomeze uyu muhango wacu wo gushyingura guherekeza mwene data. Kubera ko Imana yishimiye kwisubiza uyu muvandimwe ishobora byose Moyize, dusubije umubiri umukungugu mu mukungugu aho wavuye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Umukungugu usubiye mu mukungugu. Iri ni ryo herezo ryo kuba mu isi. Ubugingo busubiye ku Mana yabutanze. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Noneho turasaba abapasiteri bari hano bashumba batandukira kureho indabo. Yesu niwe kuzuka n'ubugingo, azakuza ku munsi w'imperuka. Yubatswe n'izahabu zirabagirana, ukijijwe wese ntabwo azatahayo, kuko atahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urupfu ntirubayo nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta guma nta byago. Urwo rurembo rwera yubatswe n'izahabu zirabagirana, ibyino mu isi zahoraho, mwiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana,
zose zombi ntiyibuhisemo mbese yesi zashonga niyuzahamamo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana musige byino mwese bitazahoraho niyegurire Yesu umwami w'ijuru urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana kubana na Yesu itegera muze mwese dushenyere mw'ijuru tuzibana n'umukiza muze mwese dushenyere mw'ijuru tuzibana n'umukiza. Turakoze, tugiye gukomeza umuhango wacu wo kubika umubiri wa mwene data muri iyi mva. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 15 murongo wa 42. tugiye gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 15 duhere ku murongo wa 42. no kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutabora, ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazazurwa ufite imbaraga, ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'uw'umwuka. uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Amen. Narivuze ngo tugiye gushyingura cyangwa se kubika uyu murambo wa Ishobora byose, umubiri wa Ishobora byose Moyize hano, ariko nk'abakristo ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro yuko abapfuye bari muri Kristo Yesu bazazuka. iyi mibiri yacu iremwe mu buryo igira igihe ikarangira. niyo mpamvu hano dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye Pawulo yandikira ririya torero ry'i Korinto ababwira ibyerekeranye n'umuzuko. abantu bashidikanyaga ko abantu batazazuka, ariko arababwira ngo niba abantu bashidikanya ko nta kuzuka kuriho, arababwira ngo na Kristo ubwo ntabwo yazutse, kandi Kristo yari yarazutse. arababwira rero ngo ubwo Kristo yazutse, natwe yabaye umuganura w'abazutse, natwe tuzahera ko abamwizera tuzapfa, tuzava muri umubiri tugende, tuzazuka tumukurikiye. Ni hano yavuze ngo no kuzuka kw'abapfuye ni uko kuri. umubiri usanzwe n'ubundi ari uw'intege nke, ariko mu kuzuka uzazuka ari uwe imbaraga. ngumirwa ufite igisuzuguriro, ariko mu kuzuka tuzambikwa imibiri y'ubwiza. aravuga ngo umubiri ubirwa ufite intege nkeya, ariko umubiri wo kuzuka uzaba ari umubiri ufite imbaraga. reka ndekere aha ngaha, nongera gukomeza umuryango, nongera kubwira twebwe twese duteraniye hano, nk'uko n'ubundi mu rusengero twabivuze, kugira ngo buri muntu wese aharanire kugira ngo azagire iherezo ryiza.
kandi akora imirimo myiza akiranuka bikitwa uyu munsi, kuko abo bakiranutsi bizeye umwami Yesu Kristo nagaruka n'ubundi nibo bazabasha, nibo azajyana. Imana idufashe cyane. Tuzambikwa rero indi mibiri itabora nyuma y'iyi mibiri ibora. Nubwo Moise tugiye kumushyingura hano, umubiri wo tugiye kuwushyingura nk'umubiri ubora, ariko igihe nikigera Kristo naza. Haleluya. Kristo naza, n'umubiri wa Moise uzazuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu naboneka ku bicu, ngo azavuza ijwi ry'impanda n'ijwi rya marayika ukomeye, ngo nuko abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka, abazaba bakiriho ngo nabo bahere ko bahinduke, bambikwe wa mubiri tumaze gusoma aha ngaha, utazongera kubora, utazongera gusaza, utazongera gupfa ukundi. Murakoze cyane. Twifuzaga ko iteka ryose ibi ngibi bitubera inyigisho buri muntu wese kugira ngo arusheho gutekereza ku iherezo rye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusaba ba bandi badufasha kugira ngo noneho bururutse isanduku turirimba pastor magana ane mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Twebwe abasiganirwaho dutegeka siganirwa aho dutegeka, twitegeye ururembo tuzagutahamo, urwo rurembo rwera byubatswe n'izahabu zirabagirana.